Alright, reka mite ngwikaze nizere kumeze neza cyane bayita TV ni TV kugezaho upload news muri showbiz ariko tukazikora mu buryo buri dialogue tugenda twiganirira twungurana ibitekerezo bitandukanye. Ikindi ucyumva iyo nanga cyangwa iyo kinanga ujye umenya ko of course namaze kwagera nitwa MC Robert, reka twiganirire cyane. Hanyuma ndagira ngo tuvuge kuri kubarimo Masamba ndetse na Mariya Yohana bagiye guhurira mu gitaramo cyo gushimira Inkotanyi. Mbere yuko wenda tuvuga igitaramo cya gipanze gute, mbanze nkubwire ko uyu mumama ni umumama ugera kuri stage ukumva nyine ibintu agiye kuririmba ukabifiringa then before ajya kuri stage. Ikindi cya kabiri afite ukuntu ritime z'indirimbo ijwi rye naryo uryumva mbere yuko ajya kuri stage bikagutera no kuza kuvuga muti noneho ibyo bintu byose ubwo agiye kubihuza, agahuza ubuhanga bwe, agahuza ijwi rye, agahuza stage ko unayikontorora atuje cyane ubona ko agiye gukora ibintu yatekerejeho neza. Mariya Yohana uri kumva nahura ku rubyiniro rumwe n'uyu Masamba Intore, ntekereza ko ni ukuryoherwa pe, ni ibintu byo kuryoherwa cyane. Yagiye ndetse uyu umwibuke muri Iwacu Festival live, urayibuka Iwacu Muzika Festival, ibitaramo byagiye bihuza abahanzi byabanje kuba bizenguruka igihugu, biza kunyura rero nyuma ya COVID-19 biza kugenda binyura kuri RBA, niho byanyura kuri RTV, aho ngaho mwarabibonye byinshi cyane, niho yaherukaga kongera kuririmba. Hanyuma uyu mama kabisa ukunda kuririmba cyane indirimbo zivuga ku muco, indirimbo zivuga ku gihugu, zivuga muri rusange, ukabona koko ziryoheye abari kuzumva. Hanyuma tukibaza tudize uyu munsi noneho arazana iki nk'ibyo yavuze we, yavuze yuko ari igitaramo agomba kuzaririmbamo, akiririmbamo kandi agatanga ibyo afite. Abahanzi Masamba Intore, Mariya Yohana, Julius na Ruti Joel bagiye guhurira mu gitaramo cyo kwizihiza umunsi wo kwibohora wabaye kuri uyu wa mbere tariki 4 Nyakanga 2022. Benshi bavuze duze kuki bagiye kuririmba byararangiye. Oya, ntago ariko ntago Inkotanyi umunsi ugomba kuzishimira everyday, umuntu abagomba kuzishimira. Ni igitaramo cyo gushimira pe, ni igitaramo kandi giteganyijwe kuri uyu wa gatatu tariki 8 Nyakanga 2022 muri Kigali, cyiswe Inkotanyi cyane. Kugeza ubu abahanzi bamaze kwitegura iki gitaramo, kigamije kandi kugaruka ko igihugu cyavuye naho kigeze uyu munsi n'inzira yakigejeje mu kwibohora. Kizaba kiryoshye koko. Masamba uyu munsi muri minsi ari mu bitaramo, yaririmbye muri birthday ya Kayinero Gaba Muhozi, yongera kuririmba kandi anagaragara mu bitaramo byabaye mu nama ya Cogamu. Uyu Masamba yari ahari cyane. Impamvu aba bahanzi bahujwe bari mu bisekuru bitandukanye nuko abateguye igitaramo bashaka ko buri wese akisangamo. Kwinjira igitaramo n'ibihumbi 10, agari menshi ugiye kuri Mariya Yohana kuririmbira neza intsinzi, agari menshi cyane ugiye kuri Masamba Intore kukubitira kanjogera hariya ukavuga uti wow cyiza cyane. Yani n'izindi nyinshi yaririmbiye Inkotanyi, ndetse ibihumbi 20 ndetse akazana VIP ibihumbi 400 ku meza y'abantu 8, agari menshi cyane. Kaboji ni menshi, agari menshi aya mafaranga habe na gatoya, agari menshi cyane 400 ku bantu 8 uraza kwisangamo. Ni igitaramo rero kigiye kuba kiba ntago ari inshuro ya mbere igitaramo cyo gushimira Inkotanyi. Ni igitaramo gikomeje kugenda n'ubundi kivugwa hano mu mujyi wa Kigali. Ati se Masamba mu myenda ya gisirikare akunda kugaragaramo, ese uri kumva injyana ya Masamba, uri kumva Julius Intore, uri kumva mama Mariya Yohana. Ariko uwazamuvugisha mu minsi yashize mukamubona hano kuri kamera, tukamuganiriza mama Mariya Yohana, akatuganiriza akaduha byinshi ku buzima bwe ndetse n'amateka y'Inkotanyi. Asa nk'umuntu uyazi cyane, ibidukundira azayatubwira mbibararikire haba hano cyangwa handi ku yindi TV. Of course yacu yizewe. Of course ushobora kugenda ukabura ari ibindi byinshi bitandukanye nagiye mbaganira cyane. So we nakubwira ngo rero ese uzaba uhari uyu mwaka? Tugomba
kubuzuzamo ibitaramo kuko nyine covid yari yaragiye imera nk'aho ibisubiza inyuma. Ntabwo twigeze tubyumva, ntabwo twigeze turya mu bitaramo, ariko ubona ko uyu mwaka igihugu cyacu cyabishyize imbere pe. Abahanzi bari kubona ku gafaranga, aba MC turigenda tubona ku gafaranga, ariko hari n'ikindi, hari n'ibindi bitaramo biri kugenda bivugwa. Menya ibitaramo rero bigiye kubera muri ubu mujyi wa Kigali muri iyi minsi cyane, ariko icyo nkubwiye ni iki ngiki kirimo mama Mariya Yohana, nanakurarikira mu biganiro bitandukanye tugomba kuganiriramo, tukamusura akatuganirira cyane. Yego, ikindi se nabamubwiye mu myidagaduro ni ibiri kugenda bivugwa n'ubundi barimo King James wamaze gusohora amashusho y'indirimbo uyu mutima yari amaze umwaka urenga akoze. Ni indirimbo yakoze mu buryo bwiwe, ibintu yabikoze zarangira zirekurira rimwe. Man, King James, thank you so much man, urarenze cyane. So uranyemerera nsore zanga mbangira ngo nguha podete z'amakuru ari kugenda avugwa hano mu myidagaduro, ugenda uvyumva, niko twe dukora. Nta bundi buryo uzajya unyumva gutyo muri style, ngenda nguhereza ibiri kugenda bivugwa hano ku mihanda y'imyidagaduro. Okay, reka ngushimire cyane, ariko please ongera ukore subscribe pe, ongera uyikore kugira ngo dutere imbere, amakuru akomeze kugenda hagera ari menshi cyane. Se waruzi ko Rumaga Junior agiye gushyira hanze album y'ibisigo yahurijemo abarimo n'ubundi Bruce Lee, narabikubwiye ibi ngibi. Icyo nakubwira ngo iteguriye album irimo n'abakinnyi ba filimi, abakinnyi b'urunana benshi yagiye ashyira mu mashusho. So banagiye mbirebesha amaso mu gikari nkaza nkababwiraho gakeya, ubwo courage cyane.